Nkundira ngusuhuze nguhe ikaze nanone wowe wamaze gukora subscribe, share, comment na like kuri Bigirezo TV. Ngushimire kandi nawe ugiye kubikora. Umugisha w'Imana nube kuri wowe, kandi umugisha w'Imana ube ku rubyaro rwawe, umugisha w'Imana ube ku bawe, kandi umugisha w'Imana ube no ku gihugu cyacu. Imana iduhane umugisha. Ndagira ngo mbanze mbasuhuze ko mbasuhuze nanabashimira cyane abakunzi ba Bigirezo TV. Hari umugabo uherutse kumpamagara arambwira ati umukozi w'Imana rwose, nubwo ibi bihe bitoroshye abantu batari kuvugisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, bari kugenda bagoreka ijambo ry'Imana, arambwira ngo ariko wowe mu byigisho byawe maze gukurikirana ntabwo ari ukwitaka cyangwa kwivuga meza, arambwira ati ni ukuri nagiye mfashwa n'amagambo meza y'Imana ugenda utwigisha. Rero bituma ndushaho gusenga cyane no kwegera Imana, kugira ngo nimba koko ibyo ndi kubaha mwumva muri kuryoherwa nabyo, nkinginga Imana ngo ikomeze impakire, noneho nanjye mpakurure, nanjye mbahereza. Ni ubwo buryo rero n'ubundi ndi imbere ya kamera naje kugira ngo buri muntu wese yumve icyo Imana ivuganye nawe. Nkundira dusenge twakira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, kandi turagushimira ubuzima uduha umunsi ku munsi. Turacyariho n'abacu babuze ababo, ndavuga bapfushije. N'umunsi wa none hari abamaze kugera ahacecekerwa. Ntabwo ari uko batabishakaga nabo kubaho, ndetse ntabwo ari uko imiryango yacu yifuzaga ko yapfusha, ahubwo kuri Imana inyuranye ibihe n'iminsi ujya wemera bikaba ku muntu. Kandi korali ya Yerika yararirimbye avuga ngo uri Imana ishobora gutinda cyangwa ukabanguka, uri Imana yemera ko umuntu apfa ukemera ko anabaho, ngo nibwo bumana bwawe. Turagushimira ko mu bumana bwawe ukora uko ushaka. Ngushimire rero uyu mwanya mwiza utugeneye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nkundira ndarike buri muntu wese ahari mu kazi ke, ahari mu modokari ye, ahari kugenda, aho yicaye, aho aryamye, birashoboka ko arwaye, ariko niyumve ijambo ry'Imana ryihumure, rimuhumurize, rimukomeze, rimubere inkomezi. Turagushimiye rero ko ugiye kunshyigikira. Mwuka wera w'Imana abe kuri jyewe, kandi gukora kwawe kugere kure cyane. Iri jambo ryawe rizura imitima yari imaze kwiheba, kandi abamaze gupfa mu buryo bw'umwuka ryongere bazure. Urakoze kugiye kunshyigikira. Senze nize izina rya Kristo Yesu wabambwe i Golgotha. Amen. Nguhaye ikaze wowe udukurikira umunsi ku munsi, kandi namwe mufunguye ino channel Bigirezo TV aribwo bwa mbere, reka mbanze ngushimire. Hari abantu banyandikiye ejo ndaramubwira ati ni ukuri pe, turagushimira buryo ki wadutumira wa musaza bita Innocent, umukozi w'Imana, umudiyakoni Ndera, kandi ibintu yavuze twaraganiriye. Ambwira umubabaro n'agahinda afite k'ukuntu abantu bari kugenda basubira inyuma, abitwaga ko bakijijwe bari kugenda basubira inyuma. Hari amakorali yarakomeye, ayo yagiye abivangavanga yasubiye inyuma. Umunsi wa none izina ryabo bari bafite ryari rikomeye ntukiryumva. Donc ambwira ukuntu wera muri za 86 kuva yakizwa, hari ukuntu yabonaga urubyiruko rwitwara. Turaganira, numva afite ikintu cyitwa umubabaro. Innocent, nubwo wenda abakristo benshi b'Indera ushobora kumureba bakagira ngo ni umuntu uri aho w'umusaza, oya, Innocent yuzuyemo ijambo ry'Imana, ndetse afite n'agahinda kenshi k'ibiri gukorwa mu myaka yafite. Ari kubabazwa n'uko ubwoko bw'Imana buri kugenda burimbuka busubira inyuma, akibaza ukuntu abantu batangiranye basubiye inyuma, bamwe bararambaraye. Gusa nanjye byanteye ubwoba. Mu biganiro twagiranye byatumye numva namusaba ko yampa ikiganiro, arakima, ndetse mwaranagikunze. Imana ibahe umugisha. Ariko kandi byatumye senga nsaba Imana icyo yampa cyo kugira ngo namwe mbagezeho. Niko rero kumva aya magambo tugiye kuganiraho. Innocent, Imana imuhe umugisha, n'abandi batandukanye nzajya ngenda mbatumirira. Ntabwo
nakunze cyane gutumira abantu cyane kubera ko ndacyarwana no kugira ngo mbanze mbone ibikoresho, mbone kamera. Ni ukuri kwiyera ndacyakoresha telefone ariko nta kitwaye. Upfa kuba mbona ishusho, kumva ijwi, nta kintu bitwaye. Narababwiye ngo munsengere data uyu mwaka birangiye, kandi nimbona kamera nzabibabwira mbashimire abanteye inkunga, bamfashije mu buryo bwo gusenga. Buri muntu wese uzagira uruhare kugira ngo kamera iboneke, Imana izamuha umugisha mu buryo bwo gusenga no mu buryo bw'amafaranga. Ntabwo ndi gusabiriza cyane ko ariko nanabasabye umurimo w'Imana ugatera imbere, ntacyo byaba bitwaye. Imana ibamugishe rero, inkunga yanyu irakenewe. Ushaka gutera inkunga umurimo w'Imana, hasi kuri Bigerezo TV hariho nimero zanjye. Uri mu Burayi se, uri muri Amerika, uri muri Australia, tera inkunga umurimo w'Imana kugira ngo ibyo dukora byaguke. Imana iguhe umugisha. Dusome ijambo ry'Imana data ashyize ku mutima, dusanga mu gitabo cya Zefaniya, igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya, igice cyaho cya mbere umurongo wa 12. Haranditswe ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mpane abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Dusubiremo iri jambo, riranditse ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mpane abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Dusome igitabo cy'umubwiriza, igice cyaho cya 12. Umubwiriza ni umuhungu wa Dawidi yanditse iri jambo, yitwa Salomo. Salomo yanditse ibitabo, harimo igitabo cy'umubwiriza, indirimbo za Salomo, harimo imigani. Reka rero dusome mu gitabo yanditse cyitwa umubwiriza, yanditse igice cya 12. Iki gice cy'umubwiriza ni cya 12, umurongo wa 14 umwe gusa. Hanyuma ndumva ari nacyo gice yarangirijeho. Iki gitabo cy'umubwiriza gifite ibice 12. Iki gice cya 12 nicyo tugiye gusoma rero. Umurongo wa 14 aranditse ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Dusubiremo iri jambo, riranditswe ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Imana itugirire neza. Tugaruke kandi mu gitabo Salomo yanditse n'ubundi cyitwa imigani, igice cya 18. Dusome umurongo wa 17. Turaza kugaruka ku murongo waho wa 5 imbere. Ndaba ndangije gusoma, tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima, amagambo meza numva Yesu yampaye anyuzuye, namwe tuyasangire. Imigani 18 umurongo wa 17 haranditse ngo mu rubanza ubanje kuvuga asa n'ukiranuka, ariko uwo yaregaga iyaje aramuhinyuza cyane. Mu nkundire dusubiremo twiga teoloji, baratubwiye ngo ubundi ugomba gusoma nibuze 3 kugira ngo aburi gusomera babashe kumva. Ushobora gusoma rimwe, hari umuntu wari urangaye ntabyumve, ariko iyo usomye rimwe, 2, 3 abantu bose babasha kumva. Nkundira rero dusubiremo igitabo cy'imigani igice cya 18 umurongo waho wa 17. Haravuze ngo mu rubanza ubanje kuvuga asa n'ukiranuka, ariko uwo yaregaga iyaje aramuhinyuza cyane. Garuka gatoya imbere, umurongo waho wa 5 muri icyo gice n'ubundi ku murongo wa 5 haravuze ngo si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza, kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Ibyo Imana irabyanga. Si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza, kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Kubera iki aya magambo?
numvise umwuka w'Imana anganiriza kubabwira iri jambo rivuga ngo ibyo ukora byose bikora utinya kuko hazabaho urubanza. Ni iri jambo tugiye kuganira. Ntabwo nje kuzana iterabwoba mu bantu cyane ko ntabyo ngira. Ntabwo ngewe mu myigishirize yanjye nigisha mpahamura abantu ngo byacitse, ngo imvura iraguye, ngo igiti kiraguye. Hari abigisha bagiye bigisha batera abantu ubwoba muri ubwo buryo, ngo imvura iraguye, ngo igiti kiraguye. Ubwo muhanuzi mwagiye mubwumva, bari gusa nkaho babagaragaza ko ishyano ryaguye cyangwa hari igikuba kigiye gucika. Oya, yewe ntabwo ariko Imana yampamagaye. Ndakubwiza ukuri ukumve, ariko ntubwire ko nta terabwoba ririmo. Ushobora kumva ko hazabaho urubanza cyangwa se nkaba nkubwira ngo ibyo ukora bikora utinya, ugahita wumva biracitse. Oya, ejo bundi nabaganirije amagambo meza Imana yari yampaye, kandi n'ubundi ibyo mvuga si ibyanjye, niko Pawulo yavuze. Yaravuze ngo ibyo tubwiriza si ibyacu, kandi ni nako kuri. Ntabwo Theo mbwiriza ibyanjye, ntabwo mesaje mbaye mu ijambo ry'Imana aba ari iyanjye, kuko abaye ari iyanjye njyewe nakwivugira ibyo nshaka, nkakubwira amarangamutima yanjye. Ariko kenshi nubona umuntu wicaye imbere ya kamera cyangwa se afashe mikoro mu rusengero, jya wubaha impamvu Imana imuhaye uwo mwanya. Akaba ari we waguhagaze imbere, akaba ari we ari kukwigisha. Jya uha agaciro impamvu ari kukubwira ayo magambo. Rero njyewe ijambo nkuzaniye ni ijambo rikuhumuriza, ariko kandi ririmo n'ubwenge ugomba kwicara ugatekerezaho, ugasanga nibyo kandi ibyo ndi kukubwira nibyo. Iri jambo rero rirakomeye, rirasaba ko unaritekerezaho cyane. Ni ijambo ririmo ubumenyi, ni n'ijambo ririmo icyo bita analysis, gutekerezwaho cyane. Ijambo rivuga ngo ibyo ukora byose bikore utinya kuko hazabaho urubanza. Please think about it. Ditekerezaho cyane. Ibyo ukora bikora utinya kuko hazabaho urubanza. Urubanza ni iki? Ngira ngo mwese murabizi, mu mategeko ya buri gihugu habaho icyo bita abacamanza. Abacamanza baba barize icyo bita droit, amategeko. Kubera iki habaho icyo bita kwiga amategeko? Ni ukugira ngo aya mategeko ayobora bene gihugu. Hanyuma rero hajya habaho ikibazo, iyo wishe amategeko niho haboneka abo bita abacamanza. Uyu mucamanza agucira urubanza akurikije itegeko, ingingo runaka. Mu mategeko hazamo icyo bita ingingo. Hakabamo n'abandi bitwa abavoka. Aba bavoka ni abunganizi baza kunganira umunyabyaha. Hari igihe rero umunyabyaha, umuntu wakoze wishe amategeko, umwunganira nawe agatsindwa n'urubanza, kuko urubanza rwizwe nabi. Cyangwa se ibyo byaha by'umunyabyaha biramuhama, ntabwo uriya mwavoka aza kugira ikindi ahinduraho, kabona n'ubwo waba wamuhaye amafaranga. Reka mbibutse ko wenda mu buryo bw'isi ushobora gutanga ruswa, corruption ukayitanga, urubanza rugatsindwa. Ariko nubwo rutsinzwe ku bwa ruswa, ntabwo rutsinzwe ku kuri. Reka nibutse abantu mumurikiye yuko mu maso y'iyera yamamagaye, turi kuvuga dukorera umunsi ku munsi, nta bavoka bazabaho, nta n'abacamanza bazabaho. Ibyo ukora nibyo bizagucira urubanza. Wowe ubwawe ntabwo muzajya kuburana ngo ujye kuburana n'Imana. Ibyo uri gukora nibyo ubwabyo bizagucira urubanza. Niba udashobora guhinduka ngo uve mu byaha cyangwa se uve mu ngeso mbi, Kristo akazagaruka asanga utaragahinduka, ibyo wakoze nibyo bizagucira urubanza. Kurikira wumve icyo Imana ishaka kukubwira. Haleluya. Mu buzima busanzwe abantu bose ni benshi ni abanyamakosa. Muri rusange turi abanyamakosa, nta muntu udakosa.
ni no mpamvu dusenga. Isengesho Yesu yatubwiye gusenga riri muri Mariko rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru, utubabarire ibicumuro byacu. Mu yandi magambo, Yesu arabizi ko turi abanyabyaha. Ibi byaha byacu rero ntabwo bishobora kuzakurwaho umunsi tutazaba twemeye kubyiha. Umunyabyaha wakoze ibyaha akajyanwa muri prison agafungwa ku bw'ibyaha bye, iyo aciye bugufi agasaba imbabazi, akazisaba abo yakoreye ibyaha, habaho icyo bita itegeko ry'imbabazi. Mu Rwanda rwacu ngira ngo itegeko nshinga ryacu ryemerera perezida wa repubulika gutanga imbabazi, rirabimwemerera. Ni nayo mpamvu mujya mwumva ngo ashingiye ku itegeko nshinga, nyakubahwa perezida wa repubulika w'u Rwanda yababariye abagororwa aba n'abana. Biterwa n'iki? Itegeko nshinga riramwemerera mu uburenganzira. Ariko mu buryo bw'Imana cyangwa bw'iyobokamana, itegeko nshinga ryacu twebwe abizera Yesu nk'umwami n'umukiza ni amaraso ya Kristo. Niyo Yesu atureberamo, plutôt Imana itureberamo. Iyo turebeye mu maraso ya Kristo, Imana ihita itugirira imbabazi, natwe tukitwa abere. Twebwe itegeko nshinga abakristo tugenderamo ni amaraso ya Kristo. Iyo Imana iturebeye mu maraso ya Kristo, ntabwo iducira urubanza rubi. Niko umuririmbyi waririmbye yaravuze ngo Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho mumurikire mu nyumve amaraso ya Yesu, ngo ntacire urubanza rubi, ngo ahubwo ahita anyita umukiranutsi. Tusoproma ako kanya direct ahita kwita umukiranutsi. Ntabwo Yesu, Imana ikubonaho ibyaha iyo ikurebeye mu maraso ya Yesu. Imbabazi za Yesu zihita zikuzaho, Imana ikabira kwejeje ikakubabarira. Imana nishimwe. Haleluya. Rero reka nkubwire ngo ibyo ukora byose bikore, ariko witonda cyane, kuko hazabaho urubanza. Nze kukwibutsa ko hazabaho icyo bita urubanza, bigutere ubwoba. Mu byo ukora byose bikore ufite atasiyo, ukora atasiyo ngo uru rubanza nzarutsinda. Mu buzima bwa buri munsi, kuko tukiri mu isi, hari igihe umuntu ajya kuburana agatsindwa. Bitewe n'iki? Kimwe mu bintu bituma atsindwa ni iki? Icya mbere, ashobora kuba urubanza rwarizweho nabi, cyangwa se adafite umwavoka umuburanira. Icya gatatu, akaba ibyo yakoze ari icyo bita indengakamere. Nta bundi buryo, nta bundi bushobozi uyu muntu wakoze ibintu byitwa indengakamere, uyu muntu nta rubanza ashobora gutsinda. Ni mu isi hari abakatirwa zero tolerance, donc zero, bitewe n'uburemere bw'ibyaha bagiye bakora. Ariko mu ijuru, kinezeza ibyo mu isi kuntu bitandukanye n'iby'ijuru. Mu ijuru haracyari amahirwe yuko wowe wumva uri umunyabyaha mubi. Niko umuririmbyi yaravuze ngo umva umunyabyaha we uko Yesu akuburira, reka gukina n'ibyaha, reka gukinisha ibyaha, hitamo ubugingo cyangwa uhitemo urupfu. Mu buryo bwa gikristo, twebwe haracyari amahirwe yuko nubwo waba ufite ibyaha birundanije, Imana ifite ububasha n'ubutware n'ubushobozi bwo kukubabarira ibyo byaha, yarangiza ikakweza, igahita ikwita umukiranutsi, ntibikikubonaho ibyaha. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Iyo wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, nta rubanza, nta teka uba uzacirwaho, uba uri mu murongo w'abana b'Imana bemerewe ubwami. Iyo wakira Yesu umwami n'umukiza ukamwizera. Nibutsa abantu ko imirimo ntabwo yakujyana mu ijuru, imirimo ntizaguherekeza, ahubwo ikintu kizatujyana mu ijuru ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza,
twarangiza tukamwizera, gatatu tugakora ibyo ashaka. Kwizera umwami, kumwakira, ibyo ntibihagije. Gukora ibyo ashaka, tukemera kuyoborwa nawe, ibyo nibyo bintu bitatu bizatujyana mu ijuru. Kwakira Yesu umwami n'umukiza, cya kabiri tukamwizera by'ukuri, gatatu tukagura ibyo ashaka. Ni ukuri kose ibintu nubikora, Theo, nutajya mu ijuru uzabimbaze, kuko genza abanagezeyo uzamamagare, nuko wenda bitashoboka. Ako kari agaciyemo kwari ugutebyemo gakeya, ariko reka nkubwire, ibi bintu ndabizi neza ko nuramuka ubikoreze, ukakira Yesu umwami n'umukiza, akaba uwa mbere muri wowe, kabiri ukamwizera by'ukuri, gatatu ugakora ibyo ashaka, ukirinda ibyo adashaka. Kristo iyo wamwakiriye, hari ibyo akuyoboramo, hari ibyo agutegeka kugomba kugenderamo. Kwirinda icyaha n'igisa nacyo, ukemera kuyoborwa n'umwuka wera, izi ngeso za Kristo ukazigenderamo, ni ukuri uzajya mu ijuru. Hanyuma ndi kubaganiriza amagambo y'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi mutoya witwa Zakariya, Plutôt Zefaniya. Avuze amagambo akomeye, aravuga ngo hazabaho igihe Imana ubwayo izava mu ijuru, ihaguruke ku ntebe, imanukire mu murwa witwa Yerusalemu, itembere iri kureba aho umunyabyaha wese ari, ishakisha hari icyaha. Bibiliya yavuze ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri. Izi muri Imana izakoresha, izaba iri gushaka kugira ngo umunyabyaha aho ari wese acirwe urubanza rw'ibyo yakoze akiri mwiza. Nibutse abantu ko ntaho umunyabyaha azihisha Uwiteka. Ushobora gukora icyaha mu Rwanda, ukajya kwihisha muri Amerika, guverinoma y'u Rwanda ntikubone, rwose ugatoroka igihugu ukagenda. Ibi bishobora gushoboka. N'umunsi wa none hano iwacu mu Rwanda, ndatanga urugero iwacu, turacyumva abanyabyaha bakoze amabi, bakoze amahano muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, baragiye bajya kwihisha iyo. Uyu munsi wa none tujya tukumva guverinoma y'u Rwanda yagize ikintu gikomeye, yakoze ikintu gikomeye, ukajya kumva ngo hari umunyarwanda uri mu Bufaransa uri kuburanishwa, wakoze jenoside, uri kuburanishwa imanza z'ibyo yakoze. Kubera iki? Hashize imyaka 30 jenoside yakorewe Abatutsi bana. Ariko umunyabyaha wakoze icyo kintu, imyaka irashize, ariko ntaho azihisha igihugu cy'u Rwanda icyaha yakoze. U Rwanda ruzamukurikirana kugeza ubwo ashe, cyangwa se anabiryozwe. Reka mbivuge, ntabwo ndi umupolitisiye, ariko ndi gushaka kukwereka urugero rw'uko ntaho umunyabyaha ashobora kwihisha. Yes, ntaho ashobora kwihisha ibyo yakoze, agomba kubisobanura akanabihanirwa. Niko no mu buryo bw'Imana iravuze ngo nzashakisha muri Yerusalemu imuri. Imana izazenguruka isi yose igenda ireba abatinganyeho bari, abasambanyi. Ariko bita gusambana, bagasambana ariko bikarenga icyo bita gusambana, bakagera ku rwego bamera nk'isodomu. Aba bintu bitwa abatinganyi, abaryamana bahuje igitsina, umugabo ku mugabo n'umugore ku mugore. Ibi bintu aho baherereye, nta hantu umutinganyi azihisha, nta hantu abantu bakora ibyaha by'abarozi, nta hantu bazihisha Uwiteka. Munkurikire munyumve, ndabivuga ibi ngibi, niyo wampagarika muri stade nabisubiramo Theo. Ibi ndabivuga nuzuye umwuka wera w'Imana. Nta hantu umunyabyaha azihisha, nta hantu umurozi ashobora kuzihisha ubwoko bwe, ashobora kuzihisha ijisho ry'Imana. Urumuri rw'Imana ruzamurika kugeza ku kigero. Munkurikire munyumve, Imana izaca muri Yerusalemu imuri, izacamo ifite urumuri rumurika. Mu makorali izacamo, mu bapasitori izacamo, mu barepresentante kandi izacamo, mu babishopu izacamo, mu bapadiri izacamo, mu bahanuzi izacamo. Buri rugero rwose aho buri muntu wese avuga ko akorera Imana, Imana izamurika irebe koko ibyo dukora, ibyo tuvuga nimba bihuye n'ibyo dukora. Imana yashaka kuzaca urubanza ruhwanye n'ibyo dukora.
umugabo bita Obadiya yanditse igitabo, yanditse igice cya mbere, agira igice cya mbere cya Obadiya, igice cya mbere umurongo wa 15. Yaravuze ngo kuko umunsi w'Uwiteka uziye amahanga yose, uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe. Mu yandi magambo, ibyo uri gukora bikore witonda cyane kugira ngo ibyo wakoze bitazagusubira ku mutwe. Munyumve torero ry'Imana, haleluya. Munyumve mama, uri muri Amerika nibyo, ariko kuva waravuye mu Rwanda uri umukirisitu, wagera mu Burayi warangiza ukirirwa usambana, ukora ibyaha, ukihindura, ibi bintu Imana izabishyira mu rubanza. Kuki wakizwa uri mu Rwanda wagera mu mahanga ukaba umupaga? Ibi nabyo hari urubanza. Imana ikugire neza, igukuye muri bene wanyu, wari umukene, wari umutindi, hanyuma y'abana Imana irakuzamuye, ugeze muri biro, kucaje muri biro, iguhaye icyayi cya saa yine. Buriya abakire ni beza, saa yine banywa ka cyayi, igupangiye ka cyayi ka saa yine, ariko utangiye kujya winjiza udukobwa muri biro, uri gukorakora ku mabere, uri kugabasambaniriza muri biro, uha akazi no kujya mu manza muryamane. Ibi ngibi nabyo Imana izamurika, izafata urumuri murike, kandi ukagaruka ukabangura umukozi w'Imana, uri umushumba se, uri umupasitoro, uri umuhanuzi se, cyangwa se uri umubwirizabutumwa bwiza. Josiane Mukatete ndamukunda, avuga ukuri, reka nanjye mvuga ukuri, mpagurukijwe no kuvuga ukuri. Nta hantu muzihisha, ntaho muzihisha ijisho ry'Imana. Bibiliya ivuze ngo izafata urumuri, izamurika muri Yerusalemu, ireba abantu umunyabyaha wese ari. Kandi ngo hari ukuntu abantu bibumbi hamwe nk'inzoga y'itende, ngo bari kwibwira ngo ari icyiza ari ikibi. Kamwibutse ko hazabaho urubanza, barakubeshye. Ari icyiza ari ikibi ntacyo Uwiteka azadutwara. Satani yibashuka, hazabaho urubanza. Ibyo ukora bikore witonze, kuko hazabaho urubanza, ntacyo Uwiteka azabatwara. Uwiteka nusoma igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cyaho cya 21, ntekereza neza umurongo wa 12, simbyibuka neza, havuga ngo ni Alpha na Omega, itangiro n'iherezo. Mu yandi magambo, Uwiteka niwe uzaza kurangiza byose. Ibyo ukora rero bikore witonze cyane, ushyiramo ubwishishozi, kuko hazabaho urubanza. Ababisirayeli bari barananiye Uwiteka ku rwego Imana ibatezamo inzoka zirabarya, abandi bateza inzara, bicwa n'inzara. Yeremiya nusoma amaganya Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 9, Yeremiya amaze kubona ko Abisirayeli bamaze gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, bateje inzara, aratangira asenga amasengesho arimo amaganya. Aravuga ngo abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirimo. Cyari igihe Imana bateje inzara. Hanyuma Yeremiya abona birakomeye, aravuga aya magambo. Ageze ku murongo wa 10 aravuga ngo abagore b'imbabazi bafasha abana babyaye, barabatetse baba ibyo kurya byabo. Urumva inzara ituma abagore barya abana babo? Urumva inzara ari nziza mwebwe? Kubera iki Imana ibikoze? Ibateje inzara kubera ko banze kumvira Uwiteka. Hanyuma Zefaniya yavuze amagambo akomeye. Nusoma iki gice umurongo waho wa 14, haravuze ngo icyo gihe, haleluya, ngo ubutunzi bwabo buzajyanwaho iminyago, kandi ngo abantu bazapfa nabi. Kubera iki bazapfa nabi? Ngo imibiri yabo izaseswa nk'amaraso, ngo yabo ngo azaseswa nk'umukungugu cyangwa nk'amayezi, niko Bibiliya ivuga. Uzo kusoma icyo gice cya mbere, Zefaniya igice cya mbere 14, ngo bazubaka n'amazu ariko ntibazayabamo, ngo bazatera inzabibu ntibazanywa umwero wazo. Kubera iki? Kubera ibyaha. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko muri icyo gihe Imana izafata urumuri. Uru rumuri rw'Imana rero ni ukugira ngo Imana nibona umunyabyaha habeho icyo bita urubanza. Salomo abivuze neza mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 14, aravuze ngo kuko Uwiteka azafata umurimo wose akawuzana mu rubanza, ngo arigishwe, ngo ari icyiza cyangwa ikibi, byose Imana azabishyira ku karubanda. Yes, urakora muri weekend ugasohokana umukobwa w'abandi, ukagaruka mu rugo ukava kuri umugabo w'umugore wawe. Umugore ntabimenye. Wabyaye abana ku gasozi, umugore ntabyaze. Wabyaranye n'undi umugabo we ntabyaze, ari kurera abana atabyaye. Ibyo ni ibintu ngenzi jewe, hari ahantu mbizi bigiye bitandukanye. Bavandimwe, izi ngo zibanye neza cyangwa zibanye nabi. Harimo abantu babanye nabi, ariko ibi byose muri kubona, muri kugenda mwumva mubona,
biteye ubwoba, ariko bigenda bitwegereza urubanza rw'Uwiteka. Mwitonde cyane kuko hazabaho urubanza. Nshuti bavandimwe, nimube maso kuko hazabaho icyo bita urubanza. Imana ibashoboze, ibahe gukizwa neza, kandi ibyo mukora mubikore mwitonze, mutazagirwaho n'urubanza. Imana ibahe umugisha. Dusoze, Salomo yanditse amagambo akomeye, Imigani 18 umurongo waho wa 17. Aravuze ngo iyo abantu bagiye mu rubanza, ngubanje kuvuga ngo asa n'uwemewe, aba ari we ugaragaza ko ari butsinde. Ngo ariko uwo yaregaga ngo yaje ngo aramuhinyuza cyane. Nyiri umuringi yaje utega akaboko. Bene data, mwitonde cyane. Mwitonde ibyo mukora mubikorane ubwenge n'ubushishozi kuko hazabaho urubanza. Ubanje kuvuga mu rubanza, hari ukuntu umuntu akora ibyaha akagaragaza ko nta kibazo. Ikinyoma gifite ibimenyetso akakwereka ko nta kibazo. Twagiye tugira abakobwa ku ishuri, mukorana umurimo w'Imana, barasambanye banatwite, akajya yambara igipira akakubwira ko arwaye malariya, ariko anytime ukajya kumva ngo kanaka yabyaye. Cyangwa kumva ejo dushingiye umwana w'umukobwa ku rusengero wenda iwacu, tumushingiye nta kibazo, twajya tukumva byariye amezi 5. Ukibaza inda y'amezi 5 ibaho? Kumbi yatwaye inda kera, twebwe nubwo tumusezeranije ntabwo tubizi, ariko urubanza ruriciye, indira mutamaje. Umugabo umwe, haleluya, witwa Yakobo, yarafite abana 12. Yakobo ni umuhungu wa Isaka. Isaka yashakanye na Rebeka, babyarana abana 12. Mumurikire mu nyumve. Yakobo yabyaye abana 12, mu nyumve neza tori. Harimo agakobwa kamwe kitwa Dina. Hanyuma muri abo bana 12, imfura ya Yakobo yitwa Rubeni. Uyu Rubeni rero ngo umunsi umwe yahengereye papa we adahari ngo yurire indyamo ya se. Kurira indyamo ya se ni iki? Yahengereye papa we adahari ngo yubaho ku buriri bwa se, aryamana n'umugore wa se ngo barasambana. Mu yandi magambo urumva iyo baryamanye baba basambanye. Mu gihe ngo se yari yagiye gukemura ngo ubwoya bw'intama ngo ku musozi. Hanyuma rero muzehe yageze mu zabukuru, Yakobo ngo ajya gutanga umugisha. Ngo ageze kuri Rubeni murabizi amakuru ya Yakobo. Ngo ageze mu zabukuru, ngo agiye gutanga umugisha, ngo abwira Rubeni, aramubwira ngo nubwo uri imfura yanjye, ngo wowe uzaba umugaragu wa bene so, kubera ko urya munsi wahengereye ntahari wurira indyamo yanjye. Rubeni arabimenya, atangira kwiryagagura ati papa, none se papa wabimenye ryari? Papa warabimenye koko? Wamenye ko narya? Ninde yabikubwiye koko? Reka nkubwire, ijisho ry'Imana rirareba. Nta hantu ushobora gukorera icyangugu cyangwa ugakorera icyaha ku Gisenyi, ariko ijisho ry'Imana riba ryakubonye. Nta hantu uzisha urumuri rw'Imana. Ushobora kubesha pastor, ushobora kubesha umushumba wawe ntamenye ko wasambanye cyangwa wibye, ariko ibyo ukora mu rwisho Imana ishobora kuzabishyira ku karubanda. Ibi ndakubwira nanjye mfite ubwoba, kubera ko nanjye ndacyari umuntu. Imana izatubabarire, izaduhe iherezo ryiza, izaturinde, izaduha imbaraga zidushoboza. Imana ishimwe. Imana itwambike imbaraga. Imana ishimwe. Zidushoboza kuzakiranuka, kugira ngo uru rubanza ruturi imbere rutazadutsinda. Twese rutazadutsinda. Uru rubanza rurakomeye. Ibyo tuvuga, ibyo dukora, aho tugenda, muri biro zacu, mu mamodoka yacu. Hari n'abasambanira mu mamodoka, hari n'abanywera inzoga mu byumba byabo, ari abakozi b'Imana, bugacya bakajya mu makorari, bakajya kuyobora amateraniro bafite za sikoro na za mitsingi n'ibindi byose. Bene data, ndagira ngo mbasabe nimubere maso ubugingo bwanyu.
ibyo mukora mubikore mutinya kuko hazabaho urubanza. Umva icyo bivuze. Salomo aranditse aravuze ngo si byiza guca urubanza rw'umukiranutsi urwirengagiza ugatsindishiriza umunyabyaha. Ntabwo ari byiza ko wirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Abitwa abacamanza, Bibiliya ivuze ko atari byiza kurya ruswa. Yes, umuntu ni umukene, ariko kubera ko hari umukire, umunyabyaha, afite ibyaha pe yararabikoze binarenze, ariko kuko uregwa afite akantu, uyu nguyu ntabwo twamufunga, ahubwo uriya mukene aba ari wagiye muri gereza. Ni urugero ndi gutanga, niko Bibiliya ivuze. Navuze ngo si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha. Umunyabyaha akwiye guhanwa, hakirengagizwa umukiranutsi. Abakiranutsi barahinyurwa, ariko kandi umukiranutsi w'Imana, Imana iramuzirikana. Ndabizi neza ko ibi bintu munyumvishije. Mwitonde rero ibyo mukora mubikore mutinya, nubwo ari umukiranutsi ariko nta jambo afite mu bandi. Yes, umukiranutsi kenshi nta jambo agira, ariko abanyabyaha ujya ukumva niwe haba umupasiteri. Umunyabyaha pe donc ni nawe ufite inshingano zikomeye, niwe wicaye ahantu hakomeye. Tubizi neza ashobora kuyobora korali kubera ko afite amafaranga, ashobora kuririmba kubera ko tubizi neza ibyaha akora, binazwi ko yabyaye ku gasozi, ariko kuko afite ifaranga. Ibi bintu rero Bibiliya ivuze ngo si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha hakirengagizwa umukiranutsi. Bayobozi banjye, bayobozi bakomeye batandukanye, umunyabyaha wese ahari akwiye kubazwa ibyo yakoze, akabibazwa, byaba ngombwa akanabihanirwa, itegeko rikamuhana mu buryo bw'isi, rikamuhana. Ariko sinifuza ko amategeko aduhana, ahubwo ndashaka ko tuyoborwa n'Umwuka Wera, Imana ikaturebera mu maraso ya Yesu. Ndashaka ko dufatikanya gusenga, tukinginga Imana ikadushoboza gukiranuka. Ibyo ukora byose bikore witonze kuko hazabaho urubanza. Mwami Yesu, ijambo ryawe ni ukuri, ariko tukimara kumva ijambo ryawe dusanze urubanza tutarutsinda, ndetse bamwe muri twebwe rwanadutsinda rwose ko turi abanyabyaha kuruta abandi. Ariko tukugiraho umugisha wadushoboza ukadutsindishiriza imbaraga z'Imana, kwera kw'Imana, igitinyiro cy'Imana gikomeze kuba ku bantu bawe. Iri jambo ryawe rirakomeye, ngaho dushoboze, urubanza ntiruzadutsinde, ahubwo duhe kuba maso. Seze neza izina rya Yesu, mu izina rya Kristo Yesu wa mu Golgotha. Amen. Reka mbashimire, kandi wowe wumvise ijambo ry'Imana, ni ukuri uhindurwe naryo, ube maso, ibyo ukora byose ubikora utinya, kandi wirinda wigengesera, kuko nyuma y'ubuzima hazabaho urubanza. Imana iguhe umugisha ugiye gutinya icyaha n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu. Amen.